arampamagara ariko yari afite umusonga arambwira ngo Rufonsina wambabarira ukaza ukansengera ko yenda nahuye n'abakozi b'Imana benshi ariko numvise mwuka nyemeza ko waza kunsengera umwana nagezeyo nsanga umwana afite ikibazo cy'inda cyo kubyimbina ariko hari utuntu yariye aturiye mu ishuri baramwanduza none narahageze numva ubwo baburanyatatse ndavuga ngo nubwo navugiye Imana heje ariko ahangaho ho n'impambuka nzaguhamya nzagukora nzakuvugira ntangira kwiyemeza ibintu kuko nanjye nabonaga ubwanjye ndavuga ngo ku mbaraga zanjye ntacyo nakora ariko ikintu cyantangaje kikanshimisha nakantu gatoya numvise ijwi rimbwira ati fata gutya ndayifata nsuka y'umwana ndangije foto ni mu izina rya Yesu ariko Mana wavuganye nande ko ibi biganza ari muganga ni mu izina rya Yesu nabivuze inshuro 3 ndabwira ni ngaho jya kuryama hadaciye iminota mike yambona arahagurutse aba yakuye mama wiwe aramubwira ngo wamutekere igikoma arumva gishaka kandi ntago yaryaga utwara imodoka nini cyane ariko yagize ikibazo avuye kwihagarika muri dushe hano runaka aza kuza intoki ze zabyimbye atagishoboye gutwara aramamagara kuri telefone ndamubwira nirambika ivyo biganza byawe hana arabirambika akimara kubirambika na senze Imana numva yuko nanje hari izindi mbaraga zururutse muri ngewe haciyemo iminsi 3 asubira gutwara ubari gukora iri gukora sinabivuga ngo mbirangiza cyangwa se ngo mbirondore mbirangize kuko ni byinshi ndi kugenda nshima Imana kubw'imbaraga yambwiye ngizampa izo yampaye zirimo gukora rwose Yes, reka tubasuza abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali ari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha reka nshimire wowe wakanze subscribe kadushyigikira twatuko umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha twabasezeranije yuko tutazajya tubicisha irungu ahubwo tuzajya tureba abanyempano batandukanye tukaganira ku mbaraga z'Imana niyo mpamvu uyu munsi turi kumwe n'umwana w'umukobwa n'umuhanuzi n'umukozi w'Imana Imana igukoresha muri iki gihe cyo nkundira Imana ntabwo igendera ku myaka ahubwo ikumukoresha ku myaka 18 igikoresha abandi b'imyaka 80 gutyo uko ishatse ni dusaba Imana Rufonsina niwe uri imbere ya kamera nanjye nyuma ya kamera nitwa Imana Concorde Alphonsine Arame aho neza ndaho ndashima Imana tuguhaye ikaze murakoze cyane Imana ibaha umugisha Imana yakurinze irandinze rwose ntabwo icyubahiro amen yego katubanze dutangize n'isengesho kugira ngo tuyiyambaze ize kubana natwe amen amen turagushimye data wa twese tugushimiye uburinzi bwa n'imbabazi watugiriye izina ryawe nirahabwa icubahiro turagushimye yuko imbaraga zawe wongeye kuzimanura zikongera zikaturinda izina ryawe reka ryamamare muri uyu mwanya reka unyemerere wururu kubane natwe reka unyemerere wururu kubane n'aburumva ijambo ryawe kugira ngo dukomeze kugira umwete n'ishaka kugukorera rero mwami Imana komeza uganze kandi ushirwe hejuru urakoze kuko ubyumvise mu izina rya Yesu amen amen Alphonsine tuguhaye ikaze kuri Concorde TV show yego tuguhaye ikaze nano mu karere ka Burera nk'umuntu waturutse mu karere ka Musanze umuntu waturutse Burera aje kudusura murakoze cyane rwose ndishimye uyumve mwikaze pe ndanezerewe yego ariko ngo wavuye Burera nta mvura ihari ugeze hano urayihasanga navuye Burera nta mvura ihari rwose ariko ngeze Musanze nsanga imvura yabiciye rwose yego Musanze abadusanze tubasanganiza imvura cyane ahubwo nibyo byiza cyane kuko n'ufite imyota ubwo ntabwo yaba akigize ikibazo cy'imyota yego mu rugo baraho rwose urebye barimo gushima Imana papa na mama baraho bose barashima baguhaye agahushya ngo uze hano bambwiye rwose ati genda nta kibazo genda urebe ko n'abari amahoro nta gihe baba bakwima uruhushya rwo kujya kuvuga ubutumwa oya ibyo ngibyo rwose ntago babikora harya umwana wa kabiri yego kandi bambwiye ko papa wasigaye kugisha inama cyane rwose harya byaje byaje mu buryo bw'uko yabonye yuko uburyo ndi kwegera Imana biri kurushaho kugira ubwenge muri ngewe cyangwa kubaha abanduta yego bura kugira ngo angishe inama yabonye ko hari ibyahindutse muri ngewe iyo bitarahindutse ntacyo twari kuvugana harya cyamwemeje cyane kigatuma yumva pe
Imana igukoresha ni iki? ibintu byamwemeje ni byinshi ariko ikintu cyamwemeje yajyaga abona abantu barimo kuza mu rugo nk'abasengera ariko nawe ubwe hari aho byageze arangije arapfukama musengeye aravuga ngo rwose ndemeye uzagenda ukorera Imana izagushoboze kandi izaguhembe neza rwose. Mubyeyi Imana imuha umugisha. Nuko imuha umugisha ahantu ari. Bakwemerera ukaza ugatega ukava Cyanika ukaza hano Musanze uje kuvugira Imana. Yego. Kandi sine Musanze gusa nzi ko n'ahandi hose uragenda. Ndagenda rwose. Nose kuba nyina akugisha inama yemera n'impano Imana yaguhaye. Ntabwo byagutera gusuzugura barumuna bawe na mukuru wawe. Oya. Rwose n'abasaza banjye bari hasi singomba kubasuzugura kuko kuba nanjye banyubahana ikindimo. Kiramutse kimvuyemo isaha n'isaha navuga nta wakumva. Nabo mubana neza ntago bakugira ishyari nka bene se bayoze. Ishyari ryo ntago ryabura ariko nubwo barigira ariko Imana yaravuze. Ubundi naho abantu bose baguhagurukira isi yose ikakwanga ariko data wo mwijuru akavugana nawe ati mwana wanjye ukabona n'umuryango gwawe muri amahoro murakundanye ntuzigera ugira ubwoba kuko yakuvuzeho ibarusha amaboko ibarusha n'imbaraga. Ubwo rero muri byavuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe n'ijambo ry'Imana ravuga ngo ntukebe kuko ndi Imana yawe ubwo sinzigera niheba mfite undwanirira. Ariko ishyari abo mu rugo ntaryo nabandi abo mu rugo ntaryo ariko urumva abandi bo mu mbibiryo ntabwo ryabura. Imana izajya idutsindira abanyeshyari cyane cyane batsindwa mu izina rya Yesu. Amen. Duheruka kuvugana ku wa kabiri umbwira ko ugiye Kigali. Yego. Urugendo rwawe rumeze rute rwatangiye ute? Urugendo rero rwo kwerekeza Kigali nararugiye nubwo bitagenze neza ngo biba amahoro ariko nabashije gushikaho nari ngiye mpagera amahoro nubwo mu nzira bitagenze neza. Byagenze ute? Mu nzira ubwo navuga yuko naje gurana accident telefone yanjye barayitwara n'amafaranga yarahari barayabikuza yose ubu nongera guswapisha. Kandi batwaye ya indi nini. Yego. Ubu ngubu WhatsApp ntago nyaba rwose ubu ndatuje. Satani agira ishyari nyine ababona yuko ugiye kuvuga ubutumwa akakugirira ishyari cyane kuko yuza kuba umunyantege nk'iya telefone bayibenya Bugogo aho wari ugiye agombaga kuvuga ati to mbivuyemo nisubiriye no mu rugo cyane rwose. Ariko nagezeho ndatekereza ndavuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro ndavuga ngo naho ndiho ni kubw'imbaraga zayo ariko nubwo babitwaye na nubundi nayo ubwo yabyemeye hari impamvu. Ndangije cyakoze narahagaze ndatekereza ndarangama ndavuga ngo Uwiteka nizere kuri kumwe nanjye. Ndangije nkomeza urugendo mva Kigali ndi kujya Bugesera. Aho ngaho hose nahaboneye Imana nta kindi kintu cyahabaye. Imana yagukoresheje neza nawe. Mbese buriya nahise mbona yuko nabwo kuba yabikoze hari impamvu. Yego. Yemera ko byose bitugeraho yaba ibibi cyangwa ibyiza byose irabyemera tugomba kuyishima. None wabigenza ute? Nta kundi rwose ibije byose bizaba birimo kukwigisha birimo no kukwereka kugira ngo nejo nubona habigiye kuba uzamenye ubwenge. Yego. Cyane rwose. Hari abantu babazi ngo abakozi b'Imana mwe ntabwo bibaza. Hari umuntu wampamagaye ejo arambwira ngo Alphonsine ko ntari kukubona online ngo dusengere kuko hari amagroupe ni narashizeho ariko ndamubwira ntese phone ko bayibye uri kumva nabigenza nubwo ntegereje gukora ku Imana. Arambwira ngo ni gute umukozi w'Imana bamwiba ati se ati ko nabonye uzi wanjye ukaja mu mwuka n'ibyakera byose ukabibona ni gute utabonye n'umuntu ukwibye cyangwa ngo umenye ko bakwibye. Ndamubwira ngo buri kigerageza Imana yemera kukirekura izi kura kirwana no kuragihagararamo. Ndamubwira ngo icyo si cyo kibazo ahubwo uja ku mavu nsengere mbone telefone mbakomereza umurimo w'Imana. Ariko burya natwe batwiba ntacyo bitwaye kuko burya igireba iravuga ngo reka mbanze ndebe ubundi Satani hari igihe agufata akagutega mu kantu akareba gwamugana akavuga ngo reka ngatege Alphonsine turebe nimba arasubira Burera ariko yasanze ni intwari. Mu gitondo naje mu modoka hari umuntu uri kumpanurira arambwira ngo dori kuzimu
barakaye kubw'imbaraga z'Imana n'ukuntu uri gukora ariko bikomere cyangwa byorohe ntago bazigera bakunesha ntago yarazi ko banyibye telefone ariko yambwira ati dore Imana irabikemeye kuko barayikwibye ariko iguhaye isombi yo batwaye nahise nuzura umwuka ndavuga ngo bikomere cyangwa byorohe ijambo ry'Imana ry'uyu munsi hari aho urava hari raho Imana iragushira. Haleluya, amen. Nakubitaniye mu modoka oya yampamagaye arampamagara rwose arambwira ati ntago nkuzi ariko mbese nkimara kureba ikiganiro cyawe umwuka hari byanyeretse urimo kuvuga ijambo ry'Imana. Imana ishimwe nukuri pe umva naje ndi kumva ndi mu mavuta guwiteka ndavuga ngo uko biri kose hari aho Imana igomba kutuvanika dushira ahagaragara. Yego Jene natinye ubwo wacitse intege pe none se ugiye mu murimo wayo bakwiba telefone nagizo nugaruka ntabwo tuzakora ikigani. Ngewe sinzi ubundi hari umuntu umwe nawe yarampamagaye cyakoze we asa numbwiye nabi ngo katarimo kumbona online ndamubwira ngo wibuke neza iyemeye ko banyiba iyaguhaye niyo yemeye ko banyiba tegereza kuko nanjye ntegereje nibyaza gukunda ubwo nzagusengera nimba nayibonye. Ubwo rero nta mpamvu yo gucika intege kandi sinzigera ncogora kuko naho ndiho nahandi nukubera Imana. Muri iyi minsi ikintu kiri kukwemeza pe cyangwa se Imana yagukoresheje ukavuga uti Imana nuko inanjye nkuramburiye amaboko icyubahiro ni icyawe ni iki? Yego bura muri iyi minsi rero mfite amashimwe menshi cyane kuko nanjye ubwanjye hari aho nageze ndavuga ngo ariko Mana uzi ko uko kurimo kundimo burya uzi ko mwuka wera ndimo. Hari umuntu wigeze umpamagara ahantu runaka yenda nshobora kuba ntavuga arampamagara ariko yari afite umusonga arambwira ngo Rufonsina wambabarira ukaza ukansengera ko yenda nahuye n'abakozi b'Imana benshi ariko numvise mwuka nyemeza ko waza kunsengera umwana. Nagezeyo nsanga umwana afite ikibazo cy'inda cyo kubyimbina ariko hari utuntu yariye aturiye mu ishuri baramwanduza. None narahageze numva ubwo baburanyatatse ndavuga ngo nubwo navugiye Imana heje ariko ahangaho ho nimpambuka nzaguhamya nzagukora nzakuvugira ntangira kwiyemeza ibintu kuko nanjye nabonaga ubwanjye ndavuga ngo ku mbaraga zanjye ntacyo nakora ariko ikintu cyantangaje kikanshimisha nakantu gatoya numvise ijwi rimbwira ati fata gutya ndayifata nsukakunda y'umwana ndangije foto ni mu izina rya Yesu ariko Mana wavuganye nande ko ibi biganza ari muganga ni mu izina rya Yesu nabivuze inshuro 3 ndabwira ni ngaho jya kuryama hadaciye iminota mike yambona arahagurutse aba yakuye mama wiwe aramubwira ngo wamutekere igikoma arumva gishaka kandi ntago yaryaga ariko ikintu ndi gushimira Imana ejo bundi baramamage barambwira ngo umwana bwabyutse mu gitondo arajya ku ishuri ndavuga ngo muri kubesha bati katuguhereza ifoto ye ni telefone yanjye barayibye. Rero ndi gushima Imana ikindi ndi gushima Imana hari umuntu w'umushoferi utwara imodoka nini cyane ariko yagize ikibazo avuye kwihagarika muri dushe y'ahantu runaka aza kuza intoki ze zabyimbye atagishoboye gutwara aramamagara kuri telefone ndamubwira nirambika ivyo biganza byawe hana arabirambika akimara kubirambika na senze Imana numva yuko nanje hari izindi mbaraga zururutse muri ngewe haciyemo iminsi 3 asubira gutwara ubari gukora. Rero ikintu ndi gushimira Imana muri iminsi Imana iri gukora ititaye ahubwo iri gukora igendeye ku mwete n'ishaka ikakwibukira imirimo yawe wakoze. Hari undi muntu muri Burera mbese nawe amaguru ge byari bimeze ukundi kuntu ariko ndi gushima Imana ubu ngubu rwose ntago yambaraga inkweto zifunze ariko nanamubonye kuri moto ariko namubonye agenda yambaye inkweto zifunze agiye gusenga ariko byari byarabyimbye mbese bimeze ukundi kuntu. Nashimye Imana rero ngo yagiye kwivuza aramubwira ngo bagiye kumuha imbago kuko nta wundi muti bari bafite. Arangije aravuga ngo Uwiteka kuba naragukoreye nkaba narafashije runaka reba nabo twambitse n'umuryango wanjye nabo nagaburiye. Akimara kumpamagara nibyo yahise avuga ndavuga ngo tuza kuko Uwiteka ari kumwe nawe ubu ngubu rwose ni muzima mbese ibintu by'Imana iri gukora sinabivuga ngo mbirangize cyangwa se ngo mbirondore mbirangize kuko ni byinshi ndi kugenda nshima Imana kubw'imbaraga yambwiye ngizampa izo yampaye zirimo gukora rwose.
ndahamya ntashidikanya yuko n'ibindi byose bisigaye igiye kubishiraho iherezo. babandi babaye kuvuga ngo ngo rasi ngo kwaje ngo kuri YouTube ngo ari muto wewe ngo ngo byarangiye ngo ubwo ngo yaguye. Bababwira iki? Benshi cyane barahari bajyaga bambwira ati ariko bundi kuvuga ijambo ry'Imana watubwiriza mu iteraniro, watubwiriza muri groupe no ku cyumweru, ubundi bimeze gute? Ariko umuntu umwe naramubwiye ni icyo utazi, hari abantu bashaka Imana ariko uburyo bayishakamo, mbese bafite umuryango bakeneye kugaburira. Noneho hari wa wundi yenda ufite uburwayi ariko akaba atahaguruka ngo ajye kumva uko Imana iri kumwe nawe. Rero ndamubwira ngo hari abantu nkuko ijambo ryavuze ngo hari abatari bapfukamira Uwiteka ngo bagaruke. Ndamubwira ngo hari abantu bakeneye Imana ariko uburyo ubuzima barimo ntabwo bubemera kuba bayibona. Ndavuga ngo hari abantu Imana yaretse kugira ngo twebwe yatoranije tubagezeho ijambo rya nyiri ijambo. Namubwira ngo ihangane nawe ihanganira igico gutegereje igitondo, kuko twe twabonye umuco wo kutumurikira kugira ngo tuje kubwiriza n'ababandi ijambo ry'Imana. Aho wicaye ijambo ry'Imana rigusangeho, aho wicaye isengesho rigusangeho. Ubwo rero bikubera uko wizeye kugira ngo ubone gukora kw'Imana. Ariko siko hari abantu babicaye akavuga ati pe njya ku kazi mu gitondo banje kurira kuri Concorde TV show ndeye ko hari ikiganiro gihari kiransana umutima nimugoroba bavuye mu kazi cyase n'utagafite nyine ubu uri mu rugo abaye kumbwira ati yewe te wa undi wazanye ti bimeze gutya niki ati wa undi uzamugarure gutya na gutya. Ubwo rero uwo muntu iyo uguma kwicara iwanyu mu mudugudu wa Ruko ukajya ubwiriza ku Ntarama ka Gitega hehe mu Butete kuri paruwasi muze kuri YouTube. Hari abantu benshi tuba twarapfukiranye cyane rwose. Ariko ibyiza barabohotse abenshi bamaje kuboka, mbese bari mu mashimwe cyane rwose. Kadukomereza nukuri ngiye guha umwanya ro utubwirize tubipe kuko narimba kumbuye cyane. Uyu munsi ntago ndababipa rwose, narimba kumbuye, narindimo gutekereza ntiburiya Concorde nimero ye ko ntayizi mu mutwe, nzahamagara nde ngo mubwire ko nkumbuye abantu rwose. Ariko hashimwe se wongeye kuduhuza uyu munsi. Nangeje umwuka ya Maseti hamugara Fonsina ze mukora ikiganiro muvuga ubutumwa bwiza abantu babohoke. Ni byiza cyane rwose. Umuririmbyi yagiye mu mwuka arangije ararimba aravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, ngo naho ndiho naho napfa ngo nzi yuko umwami Yesu ankunda. Undi arangije ngo Mana nkuko wafashaga abasogokuruza ngo abariko nanjye uzamfasha mu minsi iri imbere. Ndi kubwira Imana ngo mu bigeragezo cyangwa se mu bisitaza turi guhura nabyo abanyamasengesho muri iyi minsi, Imana idufashe mu rugendo, kuko itadufashije twasigara aho ngaho turamara amaso. Ariko intego y'uyu munsi iri kuvuga ngo senga isengesho rivuga ngo Uwiteka nkura aha ngaha ndi kuko atariho nkwiye kwicara. Imana ikuvane mu byicaro irimo igutegekeshe ikwicaze mu bindi, cyangwa igira abo yimura igire n'abo yicaza. Amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icubahiro. Bantu b'Imana rero mudukurikiye hano kuri Concorde TV show, tukabinyinyira kugira ngo mwongere mugire kwizera, kuko igiti cyatemwe kizongera kigashibuka, kandi ngo urufatiro rw'Imana rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Rero Uwiteka akuyongera kumenya uyu munsi, yongera agire dosiye yawe yubura, yongera agire ku buzima bwawe, kuko hari ibyakugambaniye ariko Uwiteka agiye kubiburizamo bitarakugeraho. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi, igitabo cya Matayo. Ari nibeshe cyane ngo cy'umuhanuzi ariko nabwo nibyo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ariko ube wizeye yuko ijambo rivuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Tugiye gusoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 48, turahera ku murongo waho wa 20.
umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo Imana yifuriza Abisiraheli gukizwa. Hari abantu Imana irimo kwifuriza gukizwa muri iyi minsi, usibye ko batari kubyumva cyangwa ngo babyemere. Umurongo wa 20 uri kutubwira ngo nimuve i Babuloni, muhunge muve mu Bakarudaya, muvuge ibi, mubibwirize, mubyamamaze bigere ku mpera y'isi, mubivugishe ijwi n'indirimbo muti Uwiteka acunguye umugaragu we Yakobo. Kandi ubwo yabajaga imbere mu butayu ntibakicwe n'imyota, yabatembeshejeho amazi ava mu gitare, kandi yashize igitare amazi aradudubiza. Nta mahoro y'abanyabyaha niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ry'Imana ndi kurigendana muri iyi minsi. Muri iyi minsi hari abantu Imana ishaka ko bakizwa ariko ntibaragaruka. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nimuve Babuloni, muhunge Abakarudaya. Mbese ijambo ry'Imana uko rimanutse riri kukubwira ngo ongera uve Babuloni uhunge Abakarudaya. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi ngo nimuve mu bibi, kuko ibibi nta mumaro bizigera bikumarira. Iyo uri Babuloni nta byiza wakwigera ubona. Iyo uri Babuloni hari abantu bagukurikirana ku buzima bwawe. Haleluya. Iyo uri Babuloni urasenga isengesho ntirizamuke. Iyo uri Babuloni hari n'igihe uhaha ibyo guteka ukabona ari bikeya, kuko Abakarudaya baracyakwirukankaho cyane. Nazanye intego iri kuvuga ngo Uwiteka kwimure mu bigeragezo urimo agutereke mu bisubizo. Uwiteka kwimura aho waburiye ijambo agutegeka aho ukwiye kubonera ijambo. Uwiteka kwimure mu kigeragezo urimo, kuko Abakarudaya barimo kukwirukaho cyane. Ijambo rivuze ngo nimuhunge, banyamasengesho nimuhunge, baririmbyi nimuhunge, barwayi namwe nimuhunge, mwongere muve Babuloni, kuko Abakarudaya barimo kubirukaho cyane. Umukarudaya ashobora kuza mu kigeragezo cy'uburwayi, umukarudaya ashobora kuza mu kigeragezo cy'amadeni, umukarudaya ashobora kuza mu kigeragezo ukabura urubyaro, kuko abi Babuloni barimo kukwirukaho cyane. Ariko data twese uyu munsi aje ari kukubwira ngo ongera uhunge uve Babuloni, kuko i Babuloni nta byiza uzabonerayo. Ngo kandi kora ibyiza kugira ngo uzabone umugisha. Muri rimwe mu mwuka aravuga ngo imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana, ariko nanjye uko nabibonaga njya mbona yuko imirimo y'abera, imirimo y'abanyamasengesho nyakuri, imirimo y'abavuga ijambo ry'Imana bakerura, iyo ngiyo ntabwo izareka kwibuka. Ariko ijambo ry'Imana rikuvuga ngo kandi ubwo yabajyanaga imbere, ngo Yesu yabajyanaga imbere, akajya imbere bakamukurikira, ngo rwa rutare rurasaduka rududubiza amazi. Urwo rutare rwasadutse ntago ari abanyabyaha banyweye kuri ya mazi, ahubwo niba abandi bemeye gukurikira Yesu kugira ngo abavane i Babuloni, kuko bari guhigwa nabo muri Karudaya. Bivuze ngo Yesu akuvane mu shuri urimo agushire mu rindi shuri. Umurongo wa 22 uri kutubwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ngo niko Uwiteka Imana avuga. Hari igihe ushobora kubura amahoro ugakomeza ugasenga ukirengagiza yuko hari icyaha wanze kurekura. Wa mugabo ushobora kwanga kurekura icyaha, wa mukobwa, wa musore, wa mubyeyi we ushobora kwanga kurekura icyaha, Yesu akakureka ugasenga. Habe nubwo wavuga ijambo ry'Imana abantu bakaryumva, wanasengera n'abantu bagakira ukiri Karudaya, wanasengera abantu ariko ucicaye i Babuloni, ariko ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Rekura ibyo byaha byawe kugira ngo Yesu yongera guhereza amahoro. Ongera wikubite mu kidendezi, urutare rududubiza amazi, wongera unweho kuko ufite imyota. Hari igihe ugira imyota y'ubukene, hari igihe ugira imyota y'ikigeragezo, ariko ndi kukubwira ngo ongera uhunge uve i Babuloni, kuko i Babuloni nta byiza biriyo. Amen. Imana ishimwe cyane. Muri iyi minsi ndi kubwira ngo yaba waruzi byari biri kubyigana ngo bije imbere yawe, ubura inzira yo kunyuramo, wagahunze ukava i Babuloni, wagahunze ukarekura Abakarudaya ukabavamo, kuko warangije kuba inshuti nabo. Mbese uzabigenza ute? Bisaba kongera gupfukama, bisaba kongera guca bugufi, ukongera kwinginga Uwiteka kugira ngo agukure mu maboko y'Abakarudaya, kugira ngo Yesu akuvane i Babuloni. Ariko Yesu nashimwe cyane. Umuririmbyi yaravuze ngo nasoni mfite uretse ibyaha byanjye gusa. Mbese wowe munyamasengesho ufite isoni ry'iki?
ufite agahinda, ufite ibibazo, ariko ibyo bibazo hari impamvu byakubayeho karandi. Hari impamvu usenga isengesho nirirenge, nuko Uwiteka yongeye gukomanga mu mutima wawe akakubwira ngo ngera uhunge uve i Babuloni, wongere uhunge uve mu Bakarudaya, kuko Abakarudaya nta kiza uzababoneramo, kuko Abakarudaya nubwo wasenga isengesho ryawe ntabwo rizagenda. Ubwo rero unyemerere wongere uhunge kugira ngo Yesu nawe naza kugushaka yongera kubone mu bari gushaka muri iyi minsi, kugira ngo Yesu naza gutabara yongera kubone mu bantu agiye gutabara muri iki gihe. Ariko usenga uri kubwira Uwiteka ngo ndashaka kugira ngo umvane i Babuloni, wongere unshire mu gihugu cyiza, wongere unshire muri cya gihugu nzabona amata nkanywa nk'abandi, nzabona ibiryo nkarya ngahaga nk'abandi. Mbese senga isengesho uri kubwira Imana ngo nyemerera umvane mu gihugu cy'Abakarudaya, nyemerera umvane i Babuloni, kuko ndabona nta byiza nta n'umugisha nzigera mbonerayo. Tugiye gusogereza ku gitabo cya Matayo ibice byaho 27 umurongo waho wa 3. Iri jambo ni ryawe kandi ni ryaje, ariko tuzirikane ko intego iri kuvuga ngo Uwiteka akwimurira ibyicaro kuko ibishoboye, kandi Uwiteka kwagurira umuryango kuko ibyo byose arabishoboye. Matayo ibice 27 umurongo waho 3. Umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo Yuda yiyahura. Maze Yuda wamugambaniye abonye ko urubanza rutsinze, Yesu aricuza asubiza abatambyi bakuru n'abakuru b'ibice by'ifeza 30. Nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Ariko bo baramusubiza bati biramaze n'ibyawe. Ifeza azijugunya mu rusengero, arasohoka aragenda arimanika. Imana ishimwe cyane. Amen. Umutwe w'amagambo ari kutubwira ngo Yuda yimanika. Impamvu kiri i Babuloni nuko Yuda atarimanika kiri ku buzima bwawe. Ahangaye intego iri kuvuga ngo kuko umwami Imana agiye kukuvana i Babuloni akakuvana mu Bakarudaya, Yuda yimanike ku buzima bwawe. Hari igihe Yuda ajya agambanira umunyamasengesho, Yuda akakugambanira ngo utabona akazi, Yuda akakugambanira ngo utabona urubyaro, ariko ngera usenge. Ariko ndakubwira ngo reka Yuda yimanike ku buzima bwawe. Ariko Yuda yimanike cyangwa ntiyimanike, reka yimanike kuko amaze igihe kirekire akugerageza, reka yimanike kuko amaze igihe kirakuzengereje ku burwayi. Yuda ni ikigeragezo kiza kikaguhanda, kandi iyo kiguhanze ugacika intege gisiga wicaye hasi. Ariko Yuda yimanike ku buzima bwawe. Reka wongere Yesu yongera aza kuvana i Babuloni, akuvane mu Bakarudaya, narangiza kukuvanayo Yuda agiye kwimanika ku buzima bwawe, kuko yagambaniye amaraso ariho urubanza atariho urubanza. Yagambaniye amaraso y'umwana w'Imana, abonye yuko ibyo yakoze ntacyo bizamara, bivuze ngo umwanzi wakugambaniye agiye kwimanika nawe birora, kuko yararebye asanga neza kuba yaragambaniye Yesu Kristo, asanga nta n'ikizahinduraho, asanga yaragambaniye amaraso adafite icyaha na kimwe. Arangije ahitamo kwimanika, arangije kwimanika, ibitangaza birakoreka. Bivuze ngo Yuda wakuzengereje ku kigerageza urimo, yimanike nawe ukiriho ukibireba. Namara kwimanika Yesu aguhereza amashimwe, Yesu aguhereze gutungurana, kuko Yuda agiye kwimanika. Yuda yatuma ubura urubyaro, Yuda yatuma bakunyaga imitungo yawe, Yuda yatuma ubura akazi, Yuda yatuma uhora urwaye abandi bari bazima, kuko adashaka kurekura ubuzima bwawe. Ariko Yuda narekura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Tubwire Uwiteka ngo reka Yuda arekura ubuzima bwacu, kandi twongeye twibutse Uwiteka ngo tuvane i Babuloni. Bihereye aka kanya ukimara kumva ijambo ry'Imana, wongere upfukama ahantu uraburi, ubwire Uwiteka ngo ndashaka kugira ngo umvane i Babuloni mu Bakarudaya. Umubwire ngo kandi Yuda yimanike ku buzima bwanjye, kuko hashize igihe kinini ari byinshi wakagombye kuba ufite, ariko ntabyo ufite, kuko Yuda yaragihagaze ku buzima bwawe. Jambo ry'Imana nari mfite ni iringiri, ariko intego iri kuvuga ngo ushikamije Uwiteka akashikama apfukamye yizeye Imana, hari ibitangaza Yesu yiteguye kugukorera mu byifuzo 5 cyangwa se 7 ufite. Yesu aguherezemo 3 by'ingenzi, usigara ufite kwizera yuko Yuda agiye kwimanika no ku bindi byose ugatabarwa. Murakoze cyane, Imana iduhana umugisha.
amen. Reka Yuda yimanike rwose. Yego. Abatugambaniye bose bamwarira imbere yacu idutabare bakiriho irabesha niko bimeze. Imana ishimwe cyane kandi ngo Imana igukure mu cyicaro uriho igushyire mu kindi. Niba wari mu wa mbere gushyire mu wa kabiri, nawe mu wa kabiri gushyire mu wa gatatu. Niba wacuruzaga ukunguka 20,000 ikube kabiri unguke 40 na 50 byunguke n'ijana byunguke kuko umwami Yesu ategetse. Amen. Imana iguha umugisha. Yego. Ndafashijwe. Imana ishimwe gufashijwe. Ndafashijwe muri silence uyu munsi. Ntacyo Imana ishimwe cyane rwose. Kuri. Ugiye gutanga nimero kugira ngo nundi wafashijwe nkanjye. Yego. Waba wifuza ko mwasengana azaguhamagara. Yego. Nurangiza udusoreze n'isengesho ariko pe uze gusengera abantu bafite amadeni. Yego. Abantu bafite ngo babuze urubyaro, ingo zitarimo amahoro, abashomeri badafite akazi Imana ibaha akazi, abanyeshuri bari kwiga Imana ibaha ubwenge. Bya bibazo byose abakurikira Concord TV show kugira ngo Imana itange ibisubizo. Turi tariki 2 z'ukwezi kwa 11. Yego. Dusoza umwaka turi mu mashimwe. Dufite amashimwe. Nukuri. Yuda ariko agiye kwimanika ni muhumure. Nimero ni 079 63 81 27 imwe gusa konse kugira 3. Telefone yanjye se sibayibye. Ubu ngubu niyo ngiyo ndimo kugenderaho gusa. Yego. Yende WhatsApp yavuye yabayivuye. Ubu ngubu nta WhatsApp mfite ariko Imana nibishima nzayibona. Yego. Ifite telefone nyinshi mu madepo. Cyane rwose. Kandi nibiyuzuye nibyo witeka natwe turimo. Kandi ngo ntabwo umwana yasaba umubyeyi ifi bamuha inzoka cyangwa asaba umugati amuhe ibuye. Cyane rwose. Turayisengeka twumva. Amen. Karibu. Turagushimye mwami Imana. Tugushimiye uburinzi bwa n'imbabazi watugiriye kuba twaturinze tukaba tukiriho nishimwe. Ni umunezero tugomba kunezera ariko mwami Imana twongeye kwibuka yuko hari ba Yuda bari ku buzima bwacu. Twongeye kwibuka yuko hari benshi bagituye i Babuloni. Twongeye kukwinginga kugira ngo wongere utange urubyaro mu izina rya Yesu. Twongeye gusengera amadeni. Reka unyemerere Yuda w'ubukene yimanike. Wongere utanga amafaranga. Reka unyemerere wongere utanga akazi ku bashomeri. Reka unyemerere ingo zari zigiye gusenyuka wongere uzubake mu izina rya Yesu. Reka ugere mu manda zose z'isi. Reka ugere muri gereza. Reka ugere buburanira. Reka ugere buvuganira mu izina rya Yesu. Reka abanyamasengesho. Reka abadukurikira n'abadutega amatwi. Reka abafite indwara zananiranye. Reka ubageraho ku Yuda agiye kwimarika ku buzima bwabo. Reka ubavane ku bisasiro bakiryamye Babuloni. Wongere ubatuze mu gihugu ciza wabateguriye. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Uradutega amatwi n'udukurikiye wese. Unyemere umuhereza umugisha. Unyemere akimara gufungura akimara kubyumva. Umuhereza ikimenyetso c'ibyiza. Urakoze kuko ubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. Amen.